Ngiye kubasuhuza abakunzi b'amasomo yanjye y'Igiswahili. Uyu munsi turakomeje n'isomo rishya. Isomo rya none tugiye kureba imvugo ushobora gukoresha cyangwa se uko ushobora kwitwara ugiye muri restaurant irimo abantu bari kuvuga Igiswahili. Ese wakoresha yahe magambo? So hasanga yahe magambo akoreshwa? Ibyo nibyo turi busange muri iri somo. Ubundi restaurant mu Kiswahili tuyizi mu mazina agera muri abiri, ariko irikunda gukoreshwa ni iryo turi gukoresha cyane muri iri somo ryacu. Restaurant yitwa mugahawa cyangwa se mukahawa. Ubwo muri restaurant tuzavuga tuti mugahawani. Uko bisanzwe umwarimu rero ni Emmanuel Uwiringiyimana, niwe mugiye kubana muri iri somo. Nibigeze aha bwa mbere ukore subscribe kugira ngo amasomo yacu ijye kugeraho uko dushyizeho iri somo. Niba kandi nuramo kukunza iri somo ntugenda koza like. Ndabakunda cyane. Ubwo tugiye gutangira rero. Ubundi iyo tugeze muri restaurant tuhasanga discipline. Discipline iteye ite? Ubundi kubera ko ari nayo ni ikigo cy'ubucuruzi ariko nabyita restaurant, baba bacuruza, baba bakeneye gufata neza abakiriya, ariko natwe abakiriya tuba dukeneye kugenda n'ubundi twitwara neza kugira ngo serivisi baza kuduha ize kutunogera, cyane ko baba bagiye gutumara inzara. Aha rero usanga muri restaurant harimo lugha ya heshima, imvugo yiyubashye, bubaha umukiriya, lugha ya adabu, imvugo iri mu kinyabupfura. Ugasanga kandi akenshi habamo gusaba, gushimira, bivanze nyine no kwiyoroshya. Ahangaha iyo ubigenje utya niho turi buze kubona tugiye kureba nibura interuro zigera muri 15 udashobora kujya muri restaurant ngo uburemo izo nteruro kuba wazifashisha. Zishobora kuba nyinshi zirenza, ariko twe twahisemo 15 z'ibanze cyangwa se z'ingenzi ushobora gukoresha. Twajyantangireho n'isomo twagiye. Wowe uragenda ugeze muri restaurant, umaze kujya muri restaurant urinjiye. Winjiye uhasanze umuntu utegereje, uwo twita muhudumu. Muhudumu nutanga serivisi, bano ba waiter ni umuserver, hanyuma mteja akaba umukiriya. Arakubwiye ati karibu mteja, urakaza ikaze kiriya, cyase karibu kiriya. Hanyuma nawe ukamusubiza uti asante sana, urakoze cyane. Hanyuma agakomeza akakubwira ati ungependa kuketi hapa, ushobora kwicara hano. Nawe ukaba wamubwira uti ndiyo, hakuna shida, yego nta kibazo. Hanyuma umaze kwicara uramubajije uti se mumepika nini, mwatetse iki? Cyangwa se ushaka kumubaza uti menu iko wapi? Menu ni ubundi ni urupapuro cyangwa se agatabo ushobora gusangamo urutonde rw'ibihatekerwa aho ngaho n'ibiciro biba bigurwa. Urugero se ifi iguraya iherekejwe n'ifiriti, inkoko iguraya iherekejwe n'enda n'ifiriti, gutyo. Ubwo wenda isamake iherekejwe n'ifiriti wenda iguraya. Icyo gihe wowe iyo ubisomye uyuzi kubyisomera wabisoma, ubundi ukabira kuri urwo rupapuro ruba ruriho ibyo byose, cyangwa se naho gatabo ukaba wagahabwa, noneho wowe ugahitamo, warangiza ukamenya n'amafaranga uri bukoreshe cyangwa se uri bwishyure ukurikije no mu mufuka wawe. Nuko hanyuma wa wundi urimo kukuvugisha, wa wundi wakwakiriye ariwe twita muhudumu cyangwa se server, akaba yakubwira ati hii hapa menu ni menu. Wamwambia ati menu iko wapi? Arakubwira ati hii hapa menu niko tuyita. Nuko urangije arongera akubaza ati umechagua nini hapa, wahisemo iki? Wowe ugiye gusaba serivisi kubera ko umaze kwitegereza ukamubwira uti naomba wali na samaki wa kukaanga.
aho wasaba ibiryo wifuza, si ngombwa ibi twashyize hano, ubwo wowe ibyo uzahasanga nibyo uzavuga ukurikije n'amafaranga. Aho yaravuze ati ndasaba umuceri uhiye tuwita wali, umubisi tuwita mucere, ariko iyo uhiye tuwita wali. Ndasaba umuceri n'isamaki karanze. Hano barakomeje, aba bari muri resitora biganirira hagati y'umukiriya noneho n'uwo muntu urimo umuseriveri uri kumwakira. Chakula kitakuwa tayari lini? Ibiryo biraba biribonetse ryari? No kuvuga hari igihe ujya nko muri resitora ukareba uti nkeneye ibi, ese biraboneka ryari? Ese ni imbibori zisa ntabwo nshaka kunyereza. Niyo mpamvu umuntu kenshi abaza ngo se ibiraboneka nka ryari, cyangwa se ukaba ushonje na cyane wenda ushaka kugira ngo urebe niba byakuramira. Wa wundi rero baramubwiye ati baada ya dakika 5, nyuma y'iminota 5. Mu minota 5 hari igihe ibiryo biba byabonetse. Ibiryo bitaraboneka rero ushobora kuvuga uti samahani. Samahani nababwiye ko ari imvugo nayo iruga adabu dukoresha turi nko kwisegura. Excuse me, samahani, chakula bado hakijafika? Icyo kurya ntabwo kiraboneka? Nuko cyangwa se ukabavuga uti chakula kiko wapi? Ibiryo birihe? Mbona dakika zimemalizika, konde y'iminota yarangiye. Ushobora kubaza gutyo nabwo. Izi rero zombi zishobora gukoreshwa igihe uri gusaba, uri kubaza nyine aho bigeze, kuko hari igihe baba batinze. Twikomereze. Ukaba uravuze nanone uti asante, bya biryo wabiriye wumvise biryoshye, uti asante kwa chakula kizuri, murakoze kubw'ibiryo byiza wahawe. Aha nubwo warebye muri menu, ariko ushaka kubaza uti ndishyura ngahe? Nitalipa faranga ngapi? Ndishyura amafaranga ngahe? Aha ngaha dukoresha faranga. Nkanye mpamvu nkoresha faranga nizo dukoresha mu Rwanda, ariko hari igihe ushobora gusanga ari dola, ari amadolari, ushobora gusanga ari shilingi. Hano hari faranga ukasimbuza shilingi, ukaba wavuga uti nitalipa shilingi ngapi? Ndishyura amashilingi angahe? Hanyuma ushaka kuvuga nitalipa dola ngapi? Ndishyura amadolari angahe? Bizatirwa n'icyo dukoresha ahangaha, n'icyo urishyura ahangaha, icyo urifashisha mu bigendanye no kwishyura, yaba shilingi, yaba amafaranga, yaba amadolari, yaba n'ubundi bwoko. Hanyuma baramubwiye ngo utalipa 5,000, urishyura 5,000. Hanyuma wa muntu arishyuye ati hii hapa pesa, asante kwa huduma, amafaranga ngaya, wakoze kubwa serivisi. Huduma ni serivisi, niyo mpamvu muhudumu ari wa wundi utanga serivisi, anayitoa huduma niwe twita muhudumu. Hanyuma wa wundi nanone uri gutanga serivisi ati karibu tena, safari njema. Aramubwira ati uzagaruke urugendo rwiza. Hanyuma ubwo wa muntu arigendeye n'ubundi. Tubonye ko huduma ari serivisi, hanyuma muhudumu akaba utanga serivisi. Niba twibeshye ubwo twabikosora. Hanyuma muteja twabonye ko ari umukiriya. Ubwo rero mu nkundire isomo rya none turisoreza ahangaha, tuzakomeza ubutaha n'irindi somo. Ntugende udakoze like niba ukunze iri somo, niba ryagushimishije, kandi niba ugeze aha bwa mbere ntugende udakoze subscribe kugira ngo amasomo yacu ujye ahita kugeraho igihe cyose dushyizeho isomo kuri channel yacu. Ndabakunda cyane kubwo mu gukurikira amasomo yacu, kandi mukomeze mudushyigikire. Imana ibarinde, ijye ibaha umugisha ukomeye, mubaho umugisha utagabanije. Ngaha rero mu nkundire nsoreza ahangaha, tuzakomeza ubutaha. Ninawapenda sana, kwa heri, Mungu awalinde, chao.